nyakubahwa yashyize mukuru n'abayobozi bandi bari hano, inshuti, abavandimwe twasangiye n'umunsi wo kwibuka imyaka 30, turabasuhuza tunakomeza abanyakicukiro n'abarokokeye kuri uno musozi w'Inyanza, tunababwira ngo nimukomere. Aho duhera hano rero muri Kicukiro, nahera ku mateka ya mbere ako ntarageraho. Nitwa Rubimbura Didier, ni mwene Kalisa Augustin na Korita, bari dutuye hano mu Gatenga. Amateka nifuza kubagezaho ni ubuzima twabayemo muri Kicukiro. Kicukiro twabibayemo, twavukiye mu bwoba, dukurira mu bwoba, ariko ihumure ryaraje. Twabayeho ababyeyi bahorana ubwoba, ariko aho izari ingabo za FPR inkotanyi zije kubohoza igihugu, zitangije urugamba rwo kubohoza igihugu, nibwo abari nakwita abaturanyi bahindutse tubibona. Ku itariki ya mbere z'ukwa 10, ubwo abahoze ari ingabo za FPR inkotanyi zazitangije urugamba rwo kubohora igihugu, haje kubamo mu minsi y'imbere ho gatoya, ku itariki nk'enye, habamo ikintu kimeze nk'ikinamico. Saa 3 z'ijoro, saa 2 nibwo batangiye kurasa amasasu hejuru. Twari abana, ari ubwa mbere twumvishe isasu. Bwarakeye nta muntu wagendaga, nta cyakorwaga na kimwe, ahubwo imiryango y'abatutsi nibwo yatangiye guhigwa. Ku itariki nk'iya 2 cyangwa ya 3, bari konseye Kagarama muri secteur, konseye wa secteur Kagarama, Gasamagera, irindi sinyibuka, yatumijeho imiryango y'abatutsi. Ababyeyi baragenda bajya kwitaba kuri secteur, babwira ko mu miryango yabo harimo ibyitso, ko harimo inkotanyi. Barabaretse bagaruka mu mago, ari batangira isaka. Ubwo bahise bahera ku muryango w'umugabo witwaga Wycliffe, barasaka batera hejuru, bakomeza kwa Nsengiyumva François, basimbuka urugo rw'umugabo witwaga Tadeyo wari umuhutu, baza kwa Musoni barasaka batera hejuru, barakomeza kwa Kambanda basaka kugera mu rugo. Imiryango yose mu Gatenga nk'uko bahitaga bari bayise ngo ni mu Gitutsi. Yari mu Gitutsi nibyo, kuko bari batuye ari benshi kandi batuye begeranye. Bakomeje gutotezwa gutyo, barasatse nta kintu babonye. Ubuzima bukomeza gutyo mu minsi mike, habahaje igihe bavuga ko Rwigema yapfuye, tugomba kujya kumushyingura ngo kumuhamba. Abataragiyeho icyo gihe byabaye ikindi cyaha.
bongera kugaruka gushakwa, impamvu batagiye kwifatanya n'abandi gushyingura. Barakomeje itotezwa ryacu turibamo mu bwoba bwinshi, nta gikorwa, haba gahunda y'uko tumenyereye twese kuryama saa 3 saa 4, ibyo byararangiye dusigaye turyama saa 11 saa 12 twabaga twageze mu gitanda. Nyuma haje kuza impunzi zivuye Ibyumba ziza muri Kicukiro, zaje ariko usanga harimo n'abasanzwe n'abakiga abandi bari barimo baratura. Habanje kuza umugabo witwa Felisi, ni na data bari bamushakiye ikibanza, sinzi aho bari baziranye, ari umucuruzi, aratura. Nyuma abandi baje bamukurikiye, Gatenga yose ibamo interahamwe, ibamo izo mpunzi z'Ibyumba. Hari mu gihe 91 hafi 92 ubwo amashyaka yatangiye, nibwo ibintu byatangiye kuba bibi, ubwo ababyeyi bacu nabo bahisemo amashyaka bajyamo. Icyo gihe bose bajyaga muri PL, noneho interahamwe ziba zibonye aho zashakaga. Ayo mashyaka atangiye nibwo ibirenze itotezwa byabayeho. Twatangiye kurara mu mago gake, dutangira kurara n'inshuti, inshuti turaburana kuko akenshi zabaga zahungiye hamwe na hamwe, natwe twahungiye hamwe na hamwe. Ariko muri izo nterahamwe zavuga muri Gatenga, hari n'izindi zabaga aho bita muri Njamena, aho ni mu Gatenga y'epfo Kicukiro, zatangiye gutoteza ababyeyi. Tangira gutera amagrenade, atangira gukubitwa. N'ubwa mbere twari tubonye ngo twari abana tuzi ko umuryango uhagarariye umuryango w'umubyeyi wawe, ariko n'ubwa mbere nabonye papa akubitirwa mu maso yanjye, ngo ni uko yarengeje couvre-feu. Iyo couvre-feu ariko ubwo nsuye inyuma gatoya, bari barashyizeho couvre-feu itarenza mu masaa 1. Nongeye gusubira inyuma gatoya mu gihe cy'ibyitso, twarasubiye mu mashuri, hari kuwa gatandatu twari mu Rwanda ko tukiga. Dutashye saa 6 twageze mu rugo dusanga harimo ababyeyi b'inshuti bari mu gikoni batetse. Tangira kwibaza ko waje gutekera hano ababyeyi bari, barabiduhisha. Ariko nyuma papa aragaruka azazanye ibintu byo kugemura, nibwo twamenye yuko mama bamutwaye mu byitso, amujyana na murumuna we, amujyana na musaza we, turi hano Kicukiro n'abitwaga Muyango, bajya kubafunga. Kuri iryo couvre-feu navugaga rero, buryo totezwa, ubwo mama yaje gufungurwa, haza kuza inshuti z'abahutu ziza kudusura. Twarabaherekeje ngenda papa na mushiki wanjye, tugeze hano kuri centre hari barriere y'abajandarume, twaka ibyangombwa, uwo mugara bibaha, aratambuka tubageza imbere. Tugarutse
bati wa gisaza uvuye he? Undi yarabasubije, muzehe yarabasubije ati nitwe tuciye hano duherekeje ba bantu. Ati se amasaha nimubona ko yageze? Ati yageze, ariko nari nzi yuko mwatubonye kuko twababwiye ko tugaruka kandi bise tugaruka. Baramubwiye ngo naryame hasi mukubite. Mushiki wanjye nakurikiraga ati ntabwo mukubita papa. Umujandarume yamukubise inkoni, undi muzehe ajya hasi amukubita inkoni 10. Bwari ubwa mbere tubonye ikintu nk'icyo mu maso yacu. Tutangira kwibaza se burya papa nawe agira abamukubita. Barangije baramuhagurukije ngo bati ngo nimugende. Ariko iruhande rwacu mu bantu bari bafashe bahagaritse nabo harimo abagabo b'abahutu, famiye z'abahutu, ariko batagize icyo batwara. Twarakomeje tuba muri ubwo buzima. Biravuga igihe cy'amashyaka yazaga, noneho cyitwa Interahamwe na CDR batangira kutugeramo. Hari Interahamwe nakwibuka amazina make nkeya, zari zubiwe n'umugabo witwaga Jean Dora Croix wari utuye hano muri Kicukiro. Hari n'abo bagasongana ba John bitwaga ba Kimutaro. Ari Interahamwe bari benshi, ari Interahamwe nyinshi zari ziyoboye izindi muri Kicukiro. Ubwo Bucyana aza gupfa, iyo Bucyana apfaga twarahunze, ariko na mbere twarahungaga, icyateraga cyose twarahungaga tukajya muri Eto. Abatagiye muri Eto bakajya kuri paruwasi, abatagiye kuri paruwasi bakajya mu miryango ishobora kubakira, ariko nta muryango bari kwakira undi muryango w'abantu 6-7. Byasabaga yuko bamwe bacumbika ahandi, abandi bagacumbika ahandi, ukabutandukanye n'abawe. Igihe rero Bucyana apfa, Kicukiro Gatenga aho hitwa mu Gitutsi twaratandukanye. Dutandukanira bamwe bajya muri Kristus, indi miryango ijya Nyamirambo, uko ari Kristo bajya Nyamirambo, abandi kwa Musoni no kwa Jirive banza n'abarye muri Kristus. Twe tujya gucumbika mu bavandimwe no ku mushuti, ariko ubwo twese tubaniraho. Twateragwe hejuru, inzu zacu zirasakwa, ziramenwa, ariko ubuzima burakomeza. Twaje kugaruka rero ubwo 94 twarahunze mu gihe Pasika yendaga kuba, ariko n'ubundi gahunda yari guhunga, yari nko kuza gufata ibintu bisigaye mu rugo, gufunga abavarisi. Twese twifuza kujya i Butare. Mu gihe cyo kwitegura rero nibwo indege baje kurasa indege yari itwaye Habyarimana. Iryo joro ntabasinziriye. Iwacu njye nari mfite mama wageraga ubwoba bwinshi. Yarakatishije za triplex akajya zishyira ku madirishya, bwacya akazikuraho, byagera saa 11 akazisubizaho ngo tuzadutera grenade. Inzu yose yari yatuwe. Icyo gihe rero ku itariki 6 muri uko guhunga, ariko ngewe ubwo nari kwa mama wacu, we wari warashatse heza. Gushaka heza no gushaka, icyo gihe byavuga ari gushaka umuhutu. Ubwo baje kuza mu rugo ku itariki 7 aho mu Gitutsi rero muri Gatenga. Icyo gitondo bahise batugeraho.
baraza bica mu rugo, bica papa, bica mama na mushiki nakurikiraga Liliane, bajya hepfo kwa Mutoto Alex nabo barabica, bo barabatsimba barabashira, barakomeza basimbuka umugabo twaduturanye aba ari umuti wa Apollinaire, bajya kwica kwa Gervais, bakomeza bajya kwa Musoni barabamara, bajya kwa Mathias barica, barakomeza baratambika bagera kwa François, basanga kwa François niba bari bataragaruka bayica bene bari basigaye, barakomeza bagera kwa Wycliffe nabo barababura, bari barahunze barageze Nyamirambo, ariko bica bashiki be n'abana bari baraho. Baramanutse barakomeza mu Gatega, bajya ku mugabo witwaga Kagabo wari umaze iminsi akoze accident, yari ikimuga, we bamwishe atagenda kuko bamusanze aho baratema, barakomeza bajya kaga kwa ya Fideli nabo baratsemba. Gatenga bishe imiryango igera nko ku 9, ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kubana n'abandi ngo tujye muri Eto. Iryo joro uwo munsi bamaze kwica baje no gushyingura, ariko bashyinguraga abatarashira mu mwuka, bajugunaga muri toilette, abakibasaba amazi, abakisaba ngo mwanjanye kwa muganga. Uwo mushiki wanjye yari akibabwira ati mwanjanye kwa muganga. Ikirenze kuri ibyo, muri izo nterahamwe zanaje kwica iwacu hari harimo n'umukozi wo mu rugo umukozi wo mu rugo we rero havuye mama mwirukanye, yaramaze iminsi amubonye mu gihe cya za mitingi, aho kugira ngo akore akazi akajya muri za mitingi akagaruka nta kintu akora, ahubwo ameze nk'uwasinze. Bukeye mama aramubwira ati ugende ntabwo tukigukeneye. Undi nawe yaramusubije ati ndagiye ariko nzagaruka nje kukwica. Nibyo koko niko uwo Gakiga yabigenje, kuko yagarutse aje kwica mama muri bwa bwoba bwe. Yamuteye icyuma, ntiyamuruhije, yamuteye icyuma ku mutima kinjana n'igitenge, mama arapfuye ako kanya. Ariko abandi bo bari bakivugisha abavandimwe banjye bari bashoboye kwihisha. Muze yababwira ati muve hano nimugende ujye kwihisha. Niko byagenze, ko basimbutse bagiye gukora umuturanyi witwa Apollinaire. Bakihagera baraharaye, mu gitondo ati nimutahe dore Yesu wanyu yaje kubatwara. Abana bari batoya, bafite imyaka 10, ndafite 8, barasimbutse bagaruka mu rugo bazi yuko baje kureba uwo data bacunguje kumutwara, ariko basanzanye interahamwe. Abana ntibashoboye kuba bagisubiyeyo, bashatse ahandi hantu bajya kwisha. Aho mu Isoboka hari umuhanda urimo interahamwe, ariko harimo n'umuzungu witwaga ukora kuri Airtel witwaga George, uburemere bw'ukuntu bari bazi neza nabo bagomba kwica. Yabonye abana bambuka avuga ngo vure tutsi, umwe yamukubise. George yari afite umuhoro, aho mukubita ikibati yamukubita mu kibuno, umwana aratoka ku muhanda yegera hirya. Gatenga ya Kicukiro ni Kicukiro yarimo interahamwe nyinshi, yarimo abahutu bazi gutema, kandi dufite ibagira hano Kicukiro, ariko batuka arwari wabagishaga witwaga Hussein, yari afite abana be. Uko
bakebaga inyama ariko n'abari bazi no gukeba abantu. Kicukiro Igatenga ndi kuvuga cyane yabaye mu bugome bwinshi. Twagize abaturanyi babi ariko hari n'abeza twagize. Burya washoboye kugwishiriza muri umuntu wawe akamuhisha ukwezi akageza no kumuhungana, umuntu abaye intwari. Ibyakomereje rero Nyanza, ibyakomereje muri Leta Kicukiro, hari undi buhamya bwakomerezaho bw'umuvandimwe turi kumwe hano, akagira icyo babwira mu kujya muri Leta urugendo rwabo. Kuze Didier nyakubahwa mushyitsi bayobozi mwese muteraniye hano, bavandimwe b'Abanyakicukiro, turabashoje. Nitwa Kayiganwa Angelique, navukiye hano Kicukiro centre. Papa yitwaga Muhutu Edouard, mama yitwaga Immaculata. Mu byo mugenzi wanjye yatangiye avuga, abatutsi bo ku Kicukiro twahizwe kuva kera. Yavuze iby'amashyaka iyo mitingi zabaga, icyo gihe umututsi yakubitwaga iyo Bucyana yabaga yapfuye cyangwa abandi banyapolitiki b'abasederi, umututsi wese yarahigwaga. Njyewe ubwo navuga indege imaze kugwa, indege yaguye hari ibindi byari byarateguwe kuva muri 1991 kugeza 1994. Indege yabaye urwitwazo ariko ni ibintu byateguwe kugira ngo abatutsi bicwe. Indege yaguye nka mu saa 2, ndabyibuka hari mu saa 2 z'ijoro, ubwo twari duherekeje abana kwa mukuru wacu kwa Rwagisha, hari muri vacances. Noneho tugeze hari ahantu Kicukiro hariya ubu hitwa Maison Noire, tuhageze amazu yaratarubakwa, tuba tubonye ibintu by'ibishashi, tugira ngo ni imvura iguye. Turasezeranaho turataha, bamwe bataha iwabo natwe turataha. Tugera mu rugo tuva ko ari imvura, turaryama bisanzwe. Tugeze mu gitondo mu radio twumva papa afunguye radio, baravuze ngo turashize noneho turajya hehe. Turamubaza se habaye iki. Dufata radio tumwiba radio, dushyira kumva amakuru, dushyira muri RFI, twumva ngo Habyarimana yapfuye. Ariko ubona mu nzu twese twakwiye imishwaro, nta mukuru nta muto, tukajya koko noneho turajya Habyarimana bwapfuye noneho birarangiye. Tukaza papa baratwica se noneho, ati we ntabwo batwica, ati ikintu mbasaba mwajyaga mujya muri Leta mu misa, hari na minuwari, nabagira mushaka ukuntu mwebwe mwagera muri Leta, twe turashaje ntabwo twasha kugera muri Leta. Iyo to aratubwira ati mwambare amapantaro menshi, mupfuka no mu mutwe. Ati ubu noneho barakoresha indege, kera bakoreshaga imihoro, ati ubu ni indege inzu zishobora kutugwaho. Dufata ibitenge twishyira mu mutwe, twambara amapantaro menshi, ariko kugera muri Leta nk'iminsi nk'itatu kugira ngo tuhagere, dutuye neza hano kuri centre. Kugera muri Leta byabaga aho hagenda isegonda imwe, twamaze iminsi 3 kugira ngo tuhagere. Ubwo muri iyo ndege ikimara kugwa, hari umushumba twari dufite, papa yarasohotse ajya muri toilette, aramubwira ngo ngucara wa rusaza ugicara hasi, ngo uyu munsi ngo ubu ngubu unagukoresha icyo ushaka. Se habaye iki? Ati mwishe umusaza. Papa ati se so ndamuzi? Ati ntabwo so muzi. Ati se nubahe isoko ntamuzi? Ati niba ati mwishe umubyeyi wacu, ataka abatutsi kashobotse.
arambwira ati rero, arambwira ati kanguhe 1000 wigendere, hanyuma ugende unekere hanze uko bimeze, ujye ugaruka umbwire. Twebwe ubwo amuha amafaranga 2000 ngo turebere ukuntu twagira muri Reto. Twaciye mu mazu kuri centre hariya, hari ikintu cya ruhurura cyabagamo, nka saa 10 no twazindutse, uwo mwana aradutwara turagenda tuhongera muri Reto kuri minuwari. Ariko ubwo kwinjira muri minuwari nabyo byabaga ari ikibazo. Batangiye baradusaka, kwinjiramo baradusaka, batubwira muhunzi iki, turabwira tuti barama bashaka kutwica. Baratubwira ngo vous êtes tutsi, turabwira ngo yego. Ariko ubwo badashaka ko twinjira, twari nk'abana mu rugo, twari abana nk'abane n'umukuze wacu baruha, turwana nabo twinjira kuko ntiharamwe zabaga zidukurikiye. Dukoresha imbaraga tubaca mu myanya y'intoki, tuyinjira muri Reto twumva ko dukize. Twageze ku itariki ya 8, dusangamo abandi bari bahageze, ahubwo twumvaga twe ba mbere kuko twari tuhamenyereye. Twajyaga tuhajya mu misa, twanyuraga tujya kwiga muri primaire, turagenda twirukanka turombereza ahantu twumviraga misa mu gisare kinini. Turagenda dushakisha ahantu turyama, ariko ubwo tumaze twari dufite twaraguye agacuho, tutagisinzira, tutakirya, dutangira kubyuka tutuwareba abavandimwe ko bageze aha, turebe ko Harera Imana bahageze, turebe ko kwa Bucyana bahageze, tukareba bene bacu bakwarwagisha ko bahageze, kwa Nasinzira, tujya kubakira tubabwira muze muri sare hano, twe dufite aho turyama. Abatutsi bose baragenda, bose aba barokotse hanze bose babashije kugera muri Reto. Ubwo itariki ya 9 iragera, ababyara barabyara, bafite ibikomere ntawe ubitaho. Hanyuma ubwo itariki ya 9 birageze, inzara iratwica, tukajya tujya gusaba abasirikare za biswi bari bafite, bakatujugunyira n'ibyo bataye hasi, umuntu agafata akarya kugira ngo ashyire mu nda. Tukajya dushakisha amazi ya robine muri Reto, twari tuhazi, kugira ngo tubone ikintu dushyira mu nda. Abantu bose barimo baraza, abana inzara itangira kubica, induru zibinduru. Ku itariki ya 10, ariko ubwo abasaza bakajya begera abo basirikare, abasaza bo muri Reto, abaprofeseri bahitwaga Bakayumba, Muzehe Kayumba, Banasinzira, Gatsinda, abasaza benshi abigishaga muri Reto, abakanyabugoyi, bakajya begera abasirikare bakuru bari bayoboye abasirikare b'Ababiligi, bakajya babegera, babona bakora inama basaba ngo badukize. Mu bantu bajyaga kumva ibyo abasaza bavuga, nabaga ndi hafi ngira ngo numve, wenda ko bashobora kuvuga bati abari imbere muze tugende, kuko basabaga bati mutugezire aho inkotanyi ziri, mudukize kuri stade. Abazungu bakabumva ariko ntacyo babafashaga, abo Babiligi. Ku itariki ya 10 twabonye ko batangiye, abasaza bakatubwira, tukababwira mwageze kuki, ati mwihangane bazatugeza ku nkotanyi, kuko tuvuga inkotanyi ziri Remera ngo kujya paperi kuri Gudiyari. Itariki ya 10 iragera, ubwo induru ari induru, ubwo yaruzuye, abandi baje bajya mu kigo cya atletisme. Abasaza bari bagatangira kubona ko twaje gutura, bagacukura amatuwarete, kuko baryamaga mu gastade gahari k'amafuti, bakaryama ukabererekera umukuru kugira ngo aryame. Twega tuzerera twumva ibyo abasirikare bavuga, kugira ngo twumve ibyo bavuga, niba naducika tuzabakurikire. Kera kabaye ku itariki ya 10, tubona ko byanze, abasaza ukabona ko negociation zanze. Nibwo tariki 11 mu gitondo tugiye kubona, tubona abasirikare b'Abafaransa, utumodoka 4 duciye, bambaye bere rouge, bashorewe na rusatira bamuri hagati, n'abahungu bitwa abajerari bo kuri paruwasi, n'abandi basirikare b'ingabo z'u Rwanda baza baje kureba
ahubwo Ababiligi. Noneho icyo gihe bababwira bati aba bantu mwacumbikiye ntabwo bikiri ngombwa ko mubarinda, turashaka ko mugenda. Kuko bababwiraga ko ngo ababo 10 barindaga hagati babishe, ubona ko Ababiligi bagize ubwoba. Twegera abo basaza tutise bavuze ngo iki, bati nimuhumure ntacyo tuba. Ariko ukabona ko nyine abasaza bacitse intege, ukabona abasaza amarira yaje mu maso, turajya hehe koko. Nibwo batangiye kuzinga, mu gitondo cya kare batangiye kuzinga imbunda zabo nyinshi, imbunda zitigeze zinadufasha na gato. Batangira kuzinga babikura muri ikibuga cya atletisme hose, gutanga bakuyeho ibintu by'ibifuka byabaga biri ku marembo hariya hose, ahantu hari nk'indaki zabo. Bagenda bimuka tubireba tukareba turashize, turaca hehe. Nibwo batangiye kuzinga ibyabo, tubona ko bagiye, dukura imishwaro, tukajya tubwirana tuti koko turajya hehe. Ariko ubwo hari abasore bari babanje mu gitondo nimugoroba, bayo n'umusore Murigande namwibutse nimugoroba, tumva ngo bagiye. Ubwo twakoze akanama natwe tuvuga ngo reka tuze natwe tugire Remera nimugoroba kuri Gudi yari Inkotanyi zabaga ziri. Ariko ntabwo byadukundiye kuko uwo munsi niho badusize tariki 11. Ubwo inzara yari yatwishe, abana bose ubona abantu bose bacitse intege, turapfuye. Noneho turabigenza gute? Bazinga imbunda zabo, ariko mu kuzinga imbunda zabo turabibona, tukajya tubegera, dushaka tubabwira tuti muradusize. Abafite amapasiporo bagakuramo, dufite pasiporo ni mutujyane, bakatwirengagiza. Ubwo bahise bagenda bakurikira ubwo rusatira n'izo ngabo zindi z'igihugu zidafite icyo zimariye abaturage bazo, hagomba ko baje kutugambanira. Tukibaza baratugambanira, twishira Habyarimana nta nubwo twari tunamuze kubona kuri televiziyo. Ubwo rero afata imigambi yo kugenda, ubona ko Abafaransa n'izo ngabo za Habyarimana zibe rusatira basa n'abaje gutera ubwoba Ababiligi, ubona ko bazinze ibyabo. Ubwo ndurira ziravuga, batangira kwatsa imodoka zabo, tugashaka kuzitambamira ngo zitagenda. Ndi mu ba mbere buriye imodoka yabo, ngira musaza wanjye, twuriye imodoka yabo dushaka tubereka ngo baduhungishe. N'abandi bana benshi b'abasore bo ku Kicukiro tubabwira ngo muradusize turapfuye. Dupanda imodoka, tugeze bakajya badukandagira ku ntoki, batwereka ko bashaka kudutera grenade. Tugiye bakora cortege rwose, Abafaransa bari imbere, Ababiligi bari hagati n'ayo makamyo n'imbunda zabo. Nibwo badusize. Ariko mu kudusiga, ubwo nyine barebye nk'amasitoke yabo, bashuka ababyeyi ngo bateke kugira ngo duhugire ku biryo. Tuvugira ku buryo ndibuka ibirayi byari bishyushye bitemye by'amazi ashyushye, tukaduhereza abana bato n'ababyeyi babyariye aho ngaho n'abakomeretse. Twebwe twavuga tuzi ko tuzabirukankaho. Nibwo bagiye, barasohotse. Dukora akanama hariya kuri direction ya Yito. Abasaza batumufata amabuye, abasore bafata amabuye, abakecuru bashyira mu bitenge ngo tugiye kurwana n'interahamwe zigiye kuza, kuko Ababiligi baramaze kugenda barashe hejuru ngo tutabakurikira. Turabareka baragenda, tutangira kurebana, ukareba umuvandimwe wawe, turapfuye, usaba ko turapfuye, ukabwira umusaza wabonaga ko babaye ibiti, bati nimuhumure ntacyo tuba. Tugiye gufata amabuye ngo interahamwe ngo zahite, Ababiligi basutse interahamwe zinjira. Dufata amabuye tugeza kurwana nabyo, ariko biranga.
twumva amasasu, twumva amagrenade, nibwo dukwiye imishwaro tumanuka. Icyo gihe wakurikiragaho abantu benshi bagiye, ntabwo twari gusubira muri centre aho twavuye, twari guca kuri paroisse cyangwa hehe, twarombereje tuvuga ngo reka tugeze hari Remera y'Inkotanyi ziri, duca mu kibuga cya atletisme turi benshi, dusimbuka abantu. Buri muri icyo gihe umuntu ngo asaba amagara ye, nta n'uwatekereza ko afite umuvandimwe cyangwa inshuti cyangwa umuturanyi. Buri muntu wese asimbuka kurikira abantu benshi aho bari, tutubura benshi buriya turagera kuri Gudiyari uko tuvuga Inkotanyi ziri. Turagenda turirukanka uko dusohotse, tugasanga noneho badutegeye mu nzira abasirikare bambaye ibisorori, ubona bafite imbunda, bambaye imyenda yo mu ntambara koko, n'indi zo ntera hamwe, ubona koko batugose. Tumanuka kuri NPD Kotrako, kuri Duhamike, ubwo ariko barasa hari no mu kavura, abafite intege nke bakagwa mu muhanda, tukabasimbuka. Ariko umuntu akiza amagara ye nyirwo biba byarangiye, umuntu yirwanaho. Tumanuka Duhamike Adri, ubwo intaramwe zuzuye. None tugeze ahagana mu Nyakabanda, tubona amasasu, twumva amafirimbi. Abantu bitwaga Abazuru, uko batubwira ngo Abazuru none baratwica, kuko hari n'abantu bavuye Sahara na Sonatube bahungiye muri Eto, batabazuru noneho baratwica. Tugenda dukurikiye, tugeze aho munsi, amasasu, amafirimbi, ngo ngibyo tutsi byari muri Eto, ngizi inyenzi zishara byari Imana. Ubwo icyo gihe turazamuka n'amasasu. Icyo gihe nari ndi mubi imbere, mvuga ntashaka gupfa, nirukanka mu bantu b'imbere b'abasore, nkajya nkurura nkamfarira, ntusige. Icyo gihe batangira kuturasa, niho barashe mukuru wanjye nakurikiraga witwaga Jeanne d'Arc. Mu kuzamuka turombereza muri hariya Sonatube, muri kuryo tugwa munsi ya Gudiyari mo gatoya. Abintege nkebwo barabarasa. Ngeze imbere ababyeyi barambwira bati hari umwana wanyu barashe, nshaka gusubirayo. Bati oya wisubira byarangiye, batarimo arasaba amazi. Mbona ko birangiye nyine, turakomeza turagenda. Twageze Sonatube, ubona ko batwiteguye koko. Bati muzamura amaboko, tuzamura amaboko, tuvuga nta mbunda dufite, ntabwo turabicanyi. Bati minwari yabasize, minwari yabasize, mwahungira gose minwari mupfaniki. Ko tuzamuka tuzamuye amaboko hejuru nyine, badusaka nta n'ikintu twari dufite, nta n'ibuye twari dufite, ntabwo twari kubarwanya kuko ntacyo twari dufite. Ubwo tugeze Sonatube hariya, bagenda batwicaza, bategereza nyine bose bona ko turi cortege batuzamura. Bari barabipanze, baduherekeje ku buryo twaguye mu kico noneho cy'abasirikare n'ibibunda binini. Hari Sonatube, mwicare hasi. Twicara hasi rwose, hari no mvura, tukajya turebana, nta muntu uri kuvugana n'undi, twegera abasaza. Ariko ko nabajije muzehe nasinzira, baratwica ati muhumure, tugiye gutora Habyarimana, kandi Habyarimana yapfuye, turamutora gute? Ati muhumure, bagiye kutujyana igahanga niho biciraga, niho dutorera. Twicara Sonatube twese, baturindiriye twese. Sonatube ko muyibona yaruzuyemo abantu benshi, ariko abenshi bagiye bapfira mu nzira. Batangira abasirikare bakajya bavugira ku byombo, nyine tubyumva ngo mo generali, ibyandi byari biri muri Eto. N'abarenzaho bose baraza, abasirikare bose ukomeye nko kuducira urubanza. Bati bane bandi bari muri Eto bakurikiye Ababiligi, ngo mubicara aho ngaho. Turicara. Ndibuka narebye ahagana kwa Kagabo ku gahanda gahari, mbaza umuntu nti hari abantu bapfuye, natwe tugiye gupfa. Umusirikare avuga wewe mugiye kuba ibiryo by'inyamaswa n'imbwa nk'aba baryamye hasi, ngo banaba n'abatutsi bene wanyu, urega mwikozeho.
umusaza araceceka areba igihe cy'abasubiza. Tukicara aho ngaho ubwo baduciraga imanza bashaka ko batujyana, mu kanya tugiye kubona tubona ya cortege yadusize y'Ababiligi irahise. Turahaguruka tuvuze induru bavuga tubereka hari Nyabatare batazi ko natwe basize muri Eto. Tuvuze induru tubereka nyine ko tugiye kwicwa, ariko ukuntu bari protege n'abasirikare ba Habyarimana n'Abafaransa, menya bavuga ati mugende mutuvira aha dutangira akazi. Ubwo iyo cortege imaze guhita y'abo Babiligi, twumva ngo mubijyane i Nyanza. Ubu Nyanza rero ni iyi ngiyi bavugaga, hari mu bimoteri, hari mu mwanda. Ubwo batujyanaga mu myanda yindi y'umujyi wa Kigali, bakusanyirizaga mu kimoteri cya Nyanza. Ubwo tuzamutse imihanda yose bakuburamo abantu babakubita, babashinyagurira ngo de cya kindi cyo kwa kanaka ngo mwaraduhunze none muratubonye. Inzira ya Nyanza Ivona mugenzi wanjye yakomeza. Murakoze umuyobozi mukuru namwe banyakubaha mwese muri hano. Nitwa Mukanobaha Yvonne, papa wanjye yitwa Karekezi Sylvestre na Ntashamaje Josephine. Ndi umwe mu barokokeye hano. Twageze kuri centre baratuzamukana bagenda bakoramo umuntu umwe bamwica bamukurura nguro kwa kanaka, kuko twadushorewe n'abantu twaturanye, abo kwa Biziyaremye wari konseye n'umuhungu wari akadire w'urubyiruko twaga Gerard n'umuhungu we muto witwa Nzinga, n'interamwe z'iwacu zitwa Basezerera na Bagahutu na Bagisimba twari duturanye. Bagenda bakoramo umuntu umwe. Ndibuka ko bateye musaza wanjye icyuma bakimutera mu mugongo, ntatsengeye kukimukuramo bantuka kuri mama, barankubita ikibatira cy'umuhoro ku kibuno, nayo impetse n'umwana, ariko ndakomeza ndazamuka. Twaraje bakuramo umuntu umwe, hanyuma tugera ahangaha i Nyanza. Hanyuma twasanze hari abajandarume n'interahamwe imbere, iburyo n'ibumoso n'inyuma, badushyira hamwe kuko twari nk'ibihumbi 2 cyangwa 2,500 cyangwa 3. Tubajya hagati bose, batangira gutera za grenade. Njye narahageze nururutse umwana nari mfite, bahise bandasa mu mugongo, bandasa no ku kibuno. Nahise nikubita hasi, noneho bateramo grenade batangira kurasa, noneho njye nikubise hasi, ba bantu bose barimo barasa, bose banguyeho. Abantu bakaboroga. Noneho bize nka 3:00 abasirikare n'abajandarume baza kugenda. Hasigamo rero intera hamwe zifite nta mpongano y'umwanzi, zifite amashoka, zifite imihoro, ziza zitema buri muntu wese ukivuga. Hanyuma bigeze nka 6:00 bari bakiri aho ngaho, bakajya bahamagara ngo runana uracyariho. Noneho abo bari bagiye barasa bose batari bashamo umwuka, bakumva bavuze bakagira ngo ni abandi bantu, bakabahamagara ngo nibaze babahorahoze babarangize. Bagiye babasonga. Ndibuka umukecuru twaduturanye wo kwazi mwabagabo, bari bamuciye amaboko, bari bamuteye grenade avaho amaboko, arimo atabaza ngo Nyagasani we watubabariye, wadutabaye. Umukecuru rwose yaje guca atamaza akanya. Hari n'umukobwa witwa Alice, nawe yarimo boroga. Noneho akajya avuga ngo wampaye amazi. Noneho njye byageze nka 6:00 z'ijoro, mbona ikintu cy'igitara gicanye mu ijuru hejuru hariya gicanye cyane. Noneho kubera imibiri y'abantu bari yangiye hari myinshi, numva ngize ikinya ku maguru. Noneho ngira ntanikuraho imibiri, nyishyira ku ruhande, nzamura akaguru. Hari hakiri intera hamwe zikiri aho ngaho, ziza kureba umuntu uzamura akaguru ngo baze barebe. Baje birukankamo nta kibazo bafite rwose,
baje bangezeho bampagararaho sinongera guhumeka, ariko bafata wa mwana ari mfite bamutema akaboko barambika hasi, hari bagira ngo arapfuye. Baranshaka barambura, ntabwo nongeye nanjye gukorora, sinongeye no guhumeka, kandi ari bankandagiye mu nda n'ahangaha mu gatuza. Hanyuma burinda bucya, bugeze mu gitondo bagihari, barimo baza batwara ibitenge bambura abantu imyenda bari bambaye, hanyuma babona umuntu ukiri muzima bakaza bagahorahoza. Iyi Nyanza yari yuzuye amaraso, kuko nayo ndyamye mu maraso, umubiri wanjye wose n'umusatsi byari byuzuye amaraso afashamo. Hanyuma bwarakeye barongera baragaruka nanone, baragaruka twabona abake twarokotse, twabona bagarutse tukajya mu mirambo tukihishamo mu mibiri y'abacu bapfuye ntibatubone. Ariko hari bakeya bari bagiye batema nk'amaboko, batema ijosi ntibashiremo umwuka, bakajya babahamagara ngo nibaze babice babarangize. Njyewe rero nahamaze iminsi nk'itanu, haza kuza umukecuru yari arwaye mu mutwe, akajya agatwara ibitenge by'abantu, agatwara amapantaro, akabakuramo bagasigara bambaye ubusa, akaza akababwira ngo muzazuka muzazuka muzazuka, ariko yazaga aje gufata ibintu by'abantu bagiye bahungana. Rimwe ndamubwira nti se watujyanye iwawe ukadukiza ukaduhisha, aratubwira ati nimuze mbajyane. Nari hamwe n'umuntu witwa Dureke, n'undi muntu witwa Gerardine, n'undi witwa Hodari, n'abana batoya. Hanyuma naho ndabajyana tujya kuri uwo mukecuru. Tukihagera nijoro aduha amazi, ngira ngo yari arimo soya, ngo arimo aratugaburira, ateka n'ibishyimbo araduha, ariko ibishyimbo bidahiye ashyiramo n'ibisusa. Noneho turaharara, ariko akatubwira ngo abahungu banjye n'interahamwe nibaza barabica. Natwe twarabibonaga kuko harimo nta mpongano, harimo n'inkota ziriho amaraso. Hanyuma mu rukerera ahamagara ngo nimuze murebe ngo nahisha abatutsi, ngo nahisha inyenzi. Noneho ndungurukiye hagati y'urugi n'igiti mbona n'abasirikare, ntangira kwibaza se bagiye kongera kutwica kandi. Hanyuma akomeje guhamagara, haba haje abasirikare, mbona n'abasirikare b'inkotanyi. Baraza batubaza ati se muri hamwe nande? Bereka abantu bose twari turi kumwe, baratubwira ati nimuhumure nimuhumure. Noneho harimo umusirikare yewe twari duturanye witwa Karega, arambaza ati se abandi bari hehe? Mubwira bashiki be, mubwira n'abandi bose ko bapfuye, ariko kuko bari bandashe mu mugongo ntabasha kugenda no ku kibuno, adushyira ku rugi n'undi musirikare, n'abandi bashyira ku nzugi, badushyira ahandi hantu bajya kutuvura, baduha n'ibyo kurya. Tuhamara iminsi, tujya kwirebera naho ntabwo byari byoroshye, kuko nabwo bahandase mfite grenade ahangaha mu rubavu, ariko barahatuvana tujya kuri senide. Tuva kuri senide batujyana i Kabuye, tuva i Kabuye tujya Ibyumba. Nkaba nshimira cyane inkotanyi zatuvanye ahangaha, nkashimira cyane n'umugaba w'ingabo ariwe perezida wacu Paul Kagame. Ndabashimira nkotanyi mwese, iyo mutaba mwaraje ntabwo tuba turi ahangaha ngo twize twibuka abacu. Nkanashimira cyane leta y'ubumwe yiduha igihe cyo kuza tukibuka abacu. Murakoze. Nanjye mfata akanya nshime Imana y'u Rwanda. 94 yatashye u Rwanda, rwa karindwi tubona inkotanyi. Turashima RPA, turashima nyakubahwa perezida wa repubulika wari wayoboye icyo gihe, wemeye kuza akadukiza. Turashima leta y'ubumwe duha agaciro. Ubu myaka 30 nta kwirukanka irashize.
imyaka 30 turaryama tugasinzira, imyaka 30 nta mwana wirukanwa mu ishuri umututsi, abana bose ni bamwe. Turagushimira nyakubahwa, Imana ikomeze guha ubuzima, igumye kuturindira guha ubwenge wo kuyobora kino gihugu nabo mufatanya. Murakoze kudutega amatwi. murakoze. Turi gusoza ubutumwa bwacu twari dufite, ariko reka tubusoze dushima, tunibuka umusozi twicayeho, umusozi utubikiye ababyeyi n'inshuti, umusozi utubikiye abavandimwe n'urungano, umusozi utubikiye abacu. Aba turi kwibuka hano uyu munsi ku itariki 11, turibuka bwa bwiza bwanyu, turibuka inseko zanyu, turibuka impuhwe mwageraga mukazigira n'abo babishe. Ariko twaje kubona inkotanyi. Ndababwira nk'abumva, kwemera kwanjye nizera yuko abo bacu bapfuye ahari batureba. Mwagiye mutavunye izo nkotanyi, rero twarazibonye, twagize amahirwe yo kubana nazo, turi kumwe nazo, natwe twabaye zo. Turashimira rero umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame n'ingabo yari ayoboye. Twebwe abarokotse dufitanye igihango, namwe n'abazadukomokaho. Inkotanyi mutabaho ntabwo tuba turiho. Imana icishije inkotanyi kugira ngo ubuzima bwacu budatsembwa ngo bushire, ariko turahari. Turashimira rero na leta yacu yaduhaye umutusharira, ariko turamira. Ati nimugende mwiyunge, mugende mubabarire, kandi mugende mubane n'abantu. Byose twarabyakiriye kandi tumaze kugera heza. Nyakubahwa umuyobozi mukuru, umushyitsi mukuru uri hano, turabatuma mutubwirire abayobozi b'igihugu, turabashima. Turabashima n'imwaturekuye, hatubayeho. Ni nayo mpamvu uyu munsi twicaye hano turi kwibuka abacu iyi myaka yose ishize. Iminsi ni 100, ariko uyu munsi turi ku munsi wa 4. Hacyari indi minsi isigaye, tukomeza kwibukamo n'abandi mu yindi misozi, mu tundi duce tw'igihugu cyose, aho inkotanyi zashoboye kugera hose, nuko n'igihugu cyose. Turabashimiye, mwarakoze.